bakunze kukwita Nisani mu rurimi rumwe cyangwa Yabibu mu rundi rurimi. Imana ibahagurutsa muri Egiputa irimbuye imfura zose z'Abanyegiputa muri iryo joro. Hanyuma baragenda bageze ku nyanja aho twasomye. Mbere yabo hari ikibazo gikomeye cy'inyanja nini yari imbere yabo. Ku ruhande hari imisozi miremire iterera batashoboraga kuzamuka bikoreye, bahetse, bashoreye. Hanyuma batakambira Mose aho twasomye arababwira ngo mwiceceke, timubwire ikindi kintu mwongera kuvuga. Abanyegiputa mubonye uyu munsi timuzongera kubabona ukundi, ngo murebe agakiza Imana iri bubazanire. Hanyuma Imana yakoze ikintu gikomeye. Niyo mpamvu twavuze ngo turavuga ku mbaraga z'Imana mu bihe bikomeye. Muri iryo joro Imana ihuhisha umuyaga, hanyuma imaze guhuhisha umuyaga ifata amazi y'inyanja iyacamo kabiri, ayamwe iyarunda uruhande rumwe ayandi urundi. Murabizi ko inyanja itazitemba. Ico Imana yakoze yaragomeye gusa, iragomera igira makushi ibirundo n'ibirundi irazitira. Amazi amwe arazamuka ararenga iriya hejuru, ayandi iyagomerera haruguru nayo arazamuka aba ibirundo birunze. Hanyuma hano hagati icamwe inzira yumutse, kandi no nzira yumutse tiyari inzira y'umwobo ngo babanze baze bamanuka. Murabizi uruzi ko inyanja ifite profondeur imanuka cyane, ariko muzasoma ibyanditswe ntabwo bacucumutse ngo barindi muke bikiriye. Imana yashize ubutaka bwumutse bagenda nko mwikaburimbo. Bibiliya y'Igiswahili ivuga ngo walipita kwenye nchi kavu, baca ahantu humutse. Ikintu Imana yakoze muri iryo joro, yafashe niwo munsi zana inkingi y'igicu n'inkingi y'umuriro, ifata inkingi y'urumuri imeze nk'amashanyarazi iyishira ku Bisiraheli, yerekeza ku Bisiraheli ngo imare ya nkingi itera Abanyegiputa umugongo. Ubuhande bari rushura umwijima wicura burindi, bararindagira mu kabuti, amagare y'abarakururuka. Hanyuma ku Bisiraheli umuhanda mwiza, amashanyarazi, nta muntu wakonze itoroshi, nta wakije ikimuri, bagenda habona bambuhuzi. Hanyuma bageze hakurya bararirimba. Bwana Yesu asifiwe. Izo ni imbaraga z'Imana mu bihe bikomeye. Bamaze kwambuka bari mu butayu, umunsi umwe mu gice c'17 cyo kuva, baterwa n'Abameleki. Bwa mbere Abisiraheli bari bagiye kurwana intambara y'imiheto cyangwa y'amasasu. Hanyuma uwo munsi Imana iritamurira batabara ikoresheje amaboko ya Mose. Niwo munsi Mose yari koje ku musozi nk'ahari ku gasozi hejuru, yarambura ibiganza, yazamura amaboko, Isiraheli kanesha. Uko niko banesheje Abameleki, babatsindisha kuzamura amaboko kwa Mose. Imana iritamurira ku Isiraheli